Muraho neza ndabashuje muri hirya no hino. Uyu munsi wa none ngiye kubagezaho amateka yaranze umuyobozi w'igihangange witwaga Benito Mussolini. Uyu muyobozi Benito Mussolini yari umuyobozi wa National Fascist Party mu Butaliyani, wamenyekanye cyane kubera amagambo akomeye yavugaga agaragaza imitekerereze ye ku butegetsi bw'ishyaka rimwe, ku bwigenge ndetse no mu ntambara. Uyu Benito Mussolini yavutse ku itariki 29 mu kwezi kwa karindwi 1883, avukira mu gice cyitwa Pridapio ni mu Butaliyani. Se umubyara yari umucozi w'ibyuma akunda politiki y'abasosiyaliste. Nyina yari umwarimu mu mashuri abanza y'abakatoliki. Uyu Benito Mussolini yari umwana w'umuhanga kandi w'umunyabwenge. Yari umunyamahane akunda kwigomeka ku bayobozi. Yize mu mashuri y'abarimu ariko ntago yaje kuyasoza, nyuma yaje kuvamo. Benito Mussolini ahagana mu mwaka w'1902 yaje kujya mu Busuwisi, akora mu miryango y'abakozi ndetse aza kumenyekana nk'umunyamakuru ndetse n'umuvugizi w'abakozi. Uyu Benito Mussolini yaje kugaruka mu Butaliyani, aba umwanditsi w'ikinyamakuru cyitwa Avanti cy'abasosiyalisti. Ikindi yaje kwirukanwa kubera gushyigikira intambara ya mbere y'isi yose muri iki gihugu. Aza guhita ashinga ikiswe nka Fasci di Combattimento agana mu mwaka w'1919, aribyo byaje kuvamo National Fascist Party. Ngo nibyo byaje kuvamo iri shyaka rya fascism. Mu mwaka w'1922 Benito Mussolini n'abamushyigikiye baje gukora urugendo rujya i Roma, cyangwa se ikiswe March on Rome. Ibi biza gutuma agirwa minisitiri w'intebe n'uyu mwami wari uyoboye iki gihugu witwaga King Victor Emmanuel wa gatatu. Yashyizeho ubutegetsi bw'ishyaka rimwe ndetse yakundaga kwiyerekana nk'umuyobozi udasanzwe, iki aribyo byitwaga cult of personality. Uyu muyobozi Benito Mussolini yakoreshaga propaganda, igitugu n'imitwe y'ingabo yitwaga Black Shirt kugira ngo abashe kurwanya cyangwa se gukumira abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwe. Benito Mussolini yaje gushishikariza kwagura igihugu, ashaka kwigarurira ibice bitandukanye harimo nk'igihugu cya Libya, igihugu cya Ethiopia agana mu mwaka w'1935, ndetse no mu mwaka w'1936 nibwo yashatse gutera ibi bice ngo abyigarurire, Libya ndetse na Ethiopia ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Ndetse ikindi yaje gushyira imbere uburyo bwo guhuza ubucuruzi ndetse n'igihugu mu buryo bwa fascism. Uyu Benito Mussolini yafatanyije na Adolf Hitler mu ntambara ya kabiri y'isi, ariko Ubutaliyani biza kurushaho bukajya bukomeza gusenyuka. Uyu mugabo Benito Mussolini agana mu mwaka w'1943, nyuma y'uko Abanyamerika n'Abongereza binjiye mu Butaliyani, Mussolini yaje gukurwa ku butegetsi n'umwami King Victor Emmanuel wa gatatu. Yashyizeho Italian Social Republic mu majyaruguru y'iki gihugu, ariko ntabwo yari afite ububasha buhagije muri iki gihe. Mussolini yaje kugerageza guhunga ajya mu gihugu cy'Ubusuwisi, ariko abapatisani baza kumufata ku itariki 28 z'ukwezi kwa kane mwaka w'1945. Yaje kuraswa hamwe n'umukunzi we witwaga Clara Petacci. Aba bombi imirambo yabo yaje kwerekanwa ku karubanda i Milani nk'ikimenyetso cy'iherezo ry'ubutegetsi bwa fascism. Ayo yari amwe mu mateka yaranze uyu mugabo
Benito Mussolini. Hanyuma tugiye kureba noneho amagambo y'ingenzi uyu mugabo Benito Mussolini yagiye avuga ari kuri ubu butegetsi bwe. Yagiye agerageza kubivuga mu rurimi rw'icyongereza, ariko turajya tureba n'icyo byari bishatse kuvuga ku icyo gihe cye. Benito Mussolini yaravuze ngo it is better to live one day as a lion than 100 years as a sheep. Benito Mussolini yaravuze ngo ni byiza kubaho umunsi umwe uri nk'intare gusumbya kubaho imyaka 100 uri nk'intama. Mussolini yashakaga kuvuga ko kubaho mu butwari inshuro imwe ari byiza kurusha uko wabaho igihe kirekire mu bugwari. Ikindi kintu cy'ingenzi gikomeye yavuze Benito Mussolini yaravuze ngo all within the state, nothing outside the state, nothing against the state. Nuvuga ngo iri jambo ryo yavuze ko cyase yari ihame ry'ubutegetsi bwa fascism. Yavugaga ko byose bigomba kugenzurwa n'igihugu nta bwigenge bw'umuntu ku giti cye. Yaje kongera avuga ko democracy is beautiful in theory, in practice is a fallacy. Yavugaga ko demokarasi ari igitekerezo cyiza ariko kidashoboka mu bikorwa. Niko Benito Mussolini yavugaga. Ikindi yaravuze ngo if I advance, follow me, if I retreat, kill me, and if I die, avenge me. Aya magambo yayakoreshaga cyane cyane yerekana ko uko yifuzaga gukurikirwa n'abamushyigikiye mu rugamba. Yongeye aravuga ngo fascism should more appropriately be called corporatism because it is a measure of state and corporate power. N'andi magambo yavuze yerekana ko yabonaga ubutegetsi bwa fascism no kubuhuza hagati y'igihugu ndetse n'ubucuruzi. Mu magambo make yashakaga gufata ubutegetsi bwa fascism akabuhuza n'ubucuruzi bw'igihugu. Irindi jambo tugiye gusorezaho yavuze, kuko yavuze amagambo menshi cyane, yaravuze ngo liberty is a duty not a right. Yaravuze ngo cyase yashakaga kugaragaza ko ubwisanzure ari inshingano ku gihugu atari uburenganzira bw'umuntu ku giti cye. Yari amwe mu magambo y'ingenzi uyu mugabo Benito Mussolini yasize avuze ubwo yari akiri kuri iyi ngoma ye. Benito Mussolini niwe wahanze cyase wazanye ideology cyase igitekerezo cya fascism cyaje gukwirakwira mu Burayi ndetse no hanze mu bice bitandukanye by'isi. Ubutegetsi bwa Benito Mussolini bugaragaza ingaruka mbi z'ubutegetsi bw'igitugu, gucecekesha abaturage, kwica abatavuga rumwe no gusenya igihugu mu ntambara. Abanyamateka nanone uyu mugabo Benito Mussolini bamwibuka nk'umuyobozi w'igitugu wateje intambara y'akaga muri iki gihugu cy'Ubutaliyani. Ubutegetsi bwa Benito Mussolini bwaje gutangira muri ubu buryo bw'igitugu bwubakiye kuri propaganda, igitinyiro ndetse n'imbaraga z'ingabo, ariko ntabwo byaje kuramba. Byaje kurangira akoreshejwe isoni ubwo yashakaga guhunga ngo asohoke iki gihugu cy'Ubutaliyani. Isomo rikomeye cyane twakwigira ku mateka y'uyu mugabo Benito Mussolini ku isi yose ni iri ngiri rikurikira: ubutegetsi bw'igitugu ntibugira iherezo ryiza. Nicyo kintu twamwibukiraho. Natwe nk'urubyiruko, abayobozi bazaza ntabwo igitugu ari cyiza. Nuvuga ngo iki ni ikintu tugomba kumwibukiraho cyane cyane, nubwo bishobora kumara igihe kinini ariko biza kurangira mu buryo bw'isoni. Ntabwo ubuyobozi bw'igitugu aba ari bwiza cyane. Iki ni ikintu twamwibukira uyu mugabo Benito Mussolini. Ikindi mugabo Benito Mussolini iherezo rye ryerekana ko ubwisanzure, demokarasi n'uburenganzira bwa muntu ari ingenzi kurusha ubutegetsi bw'igihugu. Iki ni ikindi kintu tugomba kumwibukiraho cyangwa se tugomba kwibandaho mu gihe turi kuvuga amateka.
ubwisanzure ndetse na demokarasi n'uburenganzira bwa muntu bigomba gushyirwa imbere gusumbya uko twabuhutaza. Aya yari amwe mu mateka yaranze uyu mugabo Benito Mussolini. Bibuka gusiga mukoze share na subscribe ndetse na comment kuri iyi YouTube channel kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi mu mateka akurikiyeho. Mugire ibihe byiza.